Reka tubasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro bikomeje kugenda bitambuka ahangaha kuri Hot News TV. Nkuko mubizi rero tugenda tubagezaho amakuru abakomeje kugenda soka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amakuru abagiye abera mu makaritsiye tugiye dutuyemo, kandi murabizi ko twanabijeje ko tuzajya tureba amakuru avugwa hirya no hino ku isi hose tutarivye amakuru avugwa mu Rwanda gusa. Reka rero mbanze mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose, mbifuriza amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana, uburinzi bw'Imana ndetse n'ibyiza itanga ko byakomeza kugenda bibana namwe aho ngiye dukomeje kugenda tubana. Ndi umuhungu wa Mr Habu Big Baby Mind DJ, nkaba mbahaye ikazi kugira ngo tubane mu makuru mbazaniye muri aka kanya. Inkuru mbazaniye muri aka kanya rero ni inkuru my friend, ibi bintu inkuru rwose mbazaniye iringiri ni ishyano. Ni inkuru dukesha imbuga nkoranyambaga, ntabwo ariyo dukesha ibitangazamakuru, ahubwo turayikesha imbuga nkoranyambaga. Amakuru avuga ko rero umusaza w'imyaka 70 yagize gucya kubw'amafaranga atunze, imitungo atunze, amazu ahenze afite, ibiki byose atunze, ashyingirwanya cyangwa se ashakana n'umwana w'imyaka 12, umukobwa w'imyaka 12. Nkuko mubanditse iyi nkuru bavuze yuko uyu mukobwa w'imyaka 12 yari umukobwa ukennye ndetse n'umuryango ukennye cyane. Ngibi akaba yarabikoze kugira ngo abane n'uwo musaza ukize cyane, narangiza kubana nawe arebe ko yazagira ibyakura by'ubutunzi byajya bifasha umuryango we. My friend, birababaje cyane bisigaye bibera hirya no hino, gusa twashakishije muri iyi nkuru turareba neza, turebya ahantu hose hashoboka. Watangaje inkuru hari ibintu by'ingenzi atigeze atangazamo, nk'igihugu byaba byarabereyemo, akace byaba byarabereyemo ndetse n'umwaka byabayemo. Gusa bagaragaza yuko ari vuba ngaha mu gihe kitarenze ukwezi, ariko ntago bagaragaza igihugu byabereyemo. Ukibaza ngo ese koko niba uyu mukobwa w'imyaka 12 yashakanye n'umusaza w'imyaka 70, harya ubwo icyo gihe aba ari urukundo cyangwa se ni kwa kundi ko gushaka ubutunzi? Nk'uko mu nkuru banditse ko umukobwa we yagiye areba ku mafaranga, ku butunzi, ku mazu meza uyu musaza afite. Biteye ubwo isigaye bibera hirya no hino. Nyamuneka dusigaye dukunda ibintu kurenza uko dukunda abantu, cyangwa se kurenza uko dukunda ubuzima bwacu. Gusa ngo nyuma y'iminsi 7 uyu mukobwa abaturage batangiye kugenda bamwereka n'ibindi byose uyu musaza afite atari yakamenye, birimo amazu ahenze, ngo ibiraro bihenze, ibiki byose bihenze. Mbese uyu musaza ngo ni umusaza umukire ku rugero rwo hejuru. Asukibaza ubwo waba ukennye ute, ni gute waba ufite imyaka 12 ukajya gushakana? Aryo ubwo umuntu yavuga ko yaba ari nka sogokuru we, cyangwa se yaba ari nk'umwuzukuruza. Uyu mukobwa yaba ari nk'umwuzukuruza w'uyu musaza, umwuzukuru nabyo birashoboka. Urumva ko byaba ari ibintu rero biteye agahinda. Ubwo tugiye gukomeza turebe yuko twazabona inkuru ya nyayo yaho ibi bintu byabereye, dore ko ngo ubukwe rwose bwabaye ngo burabanyakuba. Nituyibona tuzabagezaho, ariko inkuru nk'izi nyine tuba tuzikora kugira ngo ziduhe n'isomo, mwumve ko tutagomba kujya dukunda ibintu ngo bitume tubana nabo tudakunze kubera yuko bafite ibyo dushaka, kubera ko bafite ubwo butunzi. Ahubwo tujye tubasha kubana nabo dukunda, nubwo baba bakennye. Burya ibintu nibishakwa, iyo mufitanye urukundo ibintu murabishaka bikaza, kandi niyo bitaza ubwo nyine niwo murage mwararagijwe n'Imana, haba hari impamvu muratuza kandi mukabana muri urwo rukundo rwanyu. Ngayo nguko.